yabibashubije. Ni umusore ugeze ibigero byo gusabirwa, ni umusore ugeze igihe cyo gushaka inyegamo mu kwe, ni umusore utagikeneye kubarizwa iwabo mu kirambi ngo hatatazaharambya. Banyarutse maze batari nambwe batambuke, ariko kandi ingendo yabo ni iya gitore, baratojwe barenze ikigero cy'inoragura amayogi. Buja yahoze agira ati ntabwo nahangaye kumuzana mu gitaramo kuko ubu nibwo agiye guhabwa ikaze. Maze mushiki wanjye mwiza akomeza atambuke. Abatambutse abageze ikambere, data nimugire ngo ni ikipe, ahubwo umusore geje igihe cyo gusabirwa maze bakamukwera nk'abakigenda ari umwe. Nahoze ngira ni mutambuke muzana kwiruhabwa mboni. Aba bahungu bawe basomye biriya nabonye wayitwaje, ubundi barambwiye ngo ibibazo byose abaza muri Bibiliya babisubiza ku murongo kandi uko bikwiye. Muhagare kuri uko mushiki wanjye abereka, muhagarare neza rwose. Babiri bihariye, abandi bakore mu biganza, maze kandi icyo mukunda nuko warongowe n'uwagukoye. Irongorwa n'ingoga. Bakore mu biganza maze utsimbuka abo babiri utyo. Wowe wowe hirya niya gusuje aragukanda ariko ntacyo butahazabimenya. Databuja murankundira mbabazi ibibazo nyarutsa bya Bibiliya, menye niba batarasomye macuri. Uwe kinanira naturusha asubira inyuma, ndamenya ko atari gahakwe Manuel. Reka mbere ko wambaye inziga ku maso, buryo wambaye inziga bari umusirimu zisa nkaho yaturutse mu Butaliyani. Uraho neza. Bibiliya itubwira, hari isomo rivuga ngo abantu batura baturo bishakiye Uwiteka azabahindura ingegera ribonekaye. Azasube muri Ezekiyeli birimo. Subira inyuma. Maze reka wowe mubaze, ndabona usa nk'ufite utwara, reka mubaze. Ugeze igihe nawe cyo gushaka inyegamo mu kwawe. Umugore twari kumwe ejo bundi yageze mu nzira atwite imvutsi, maze ahura n'igiceri cya vene, ariko aca akabogi ngo ajye kugitora, ahita ahabyarira abyara umuhungu. Naba ari wowe wamwita nde? Ngo Gafaranga. Bamuha amashyi kuko uwo binanira ndamusabira inkunga y'ibitwenge, ariko ibitwenge nta nkovu bitera, ajya nyuma. Uzamwite Steven kuko Siti ni ukwicara yicaye ajya gutora veni, ubwo ni Steven. Nuko maze wowe ndakwibariza Samariya haragoswe, wagira ngo urankangarika. Uyu mugwa mu ntege niyo mpamvu. Samariya haragoswe sha, hamaze gugotwa maze agakurwe kubera inzara, agakurwe k'amahurunguru y'inuma kagurwa amafeza ibice 5 by'ifeza. Nihe handitse amahurunguru y'inuma muri Bibiliya? Ati nge sinduhanya nduwo kwa Ruberwa. Nuko maze sha Rusiferi yari umuhanga mu kuririmba, nawe nabonye uririmba. Maze aririmba amajwi yose yasohoraga rofurimo kumva amajwi 10 nangaye. Tubwira indirimbo ya nyuma yaririmbye uturimbiremo rofurimo ngo turashize. Hari abagabo babiri babayeho bihariye, umwe nta gice yari afite kimwe mu bice dufite, undi we yavutse mbere ya se, apfa mbere ya se, ashyingurwa muri se. Abo ni bande? Araturitse arasetse. Uwabaye adafite igice cyacu ni Adamu, niwe utari ufite umukondo kuko umukondo uhuza umwana na nyina, kandi we yararemwe ntiyavutse. Hanyuma umuhungu we yitwa Beri, yavutse mbere ya se kuko ise ntiyavutse, arapfa, apfa mbere ya se yishwe na mukuru we, maze ashyingurwa muri se mu gitaka n'ise ya umuha amashyi nawe musabira igitwenge. Maze Yesu yari umubaji, urabyemera? Yabazaga imbaho zireshya zite muri bwoko bw'ibiti ku gahe gasantire. Noneho waranabyemeye ngo Yesu yari umubaji nyine. Koko se nibyo cyangwa yarisa? Mu muhiri twenge. Nuko Databuja basiteye intambwe bajya inyuma. Ubundi mu muco nyarwanda umuntu watojwe kirazira gusubira inyuma, ahubwo abagabo baba bari imbere, ariko nabariya nta kibazo, bose muri zamwe mu bashimire barakagiriza bakamirwa manwa n'ijoro. Data ngira ngo Gahakwe Manuel yaravuze ati ntabwo nahangara kugenda njyenyine, ntabwo nasiga uwahawe icyizere mu murenge agashingwa ubwa goronome, ati nzagera n'ufite igihuru, ariko iki gihuru ni igicumi bihunyira, ahubwo igicumi byiza gusa. Ni paruda paniri pramusa zamuri nchimbo ufite bagushimire pare. Ndiyo nchimbo byose. Atubanze mbereke ibyo nchimbe ni igihuru, hanyuma n'inchimbo nyibereke. Data murankundira muze kujya ijuru,
ngo uyu musore wikwije, ngo uyu musore utagira biranega nimwe, mu muhamashyi mpaka tsoje kumuvuga imbere agejeje ibintu. Uyu musore utagira biranega, uyu musore ubije ibiti, uyu musore utari ikigwari, nuko muhaguruke kabyaranye mukore mu biganza maze ugere hariya nuhagera ndaza kukureba utagira hatagerwa n'abakwe kwa sebukwe. Mukurikiye shobuja abashaki bake kwa data namwe twabashyingira shaka. Mukurikire shobuja. Maze di Emmanuel nugera hariya unyitabe mwereke ngende nkubwira n'amaziri y'iwacu. Hatagerwa n'abakwe. Utyo maze rero ndabona biri gushyira kuza guhabwa ibyicaro abatware ukitwa muramu. Mwe nubwo mwakomeza mugasuhuzana abayoko bukwe ntacyo bitwaye niko. Ubundi rero aha ni kwa sobukwe, ariko igikomeye cyane ni kwa nyoko bukwe. Sobukwe naciringa amukoza bitanu, ariko nyoko bukwe ni umuntu ukomeye n'ihorera mama ureba hasi n'udusore nuko ntarindi. Maze databuja babasore baze kugaruka bagaragire shebuja, negereje kumva ijwi ryawe. Iyo umukwe yakoye zigashimwa ahabwa intebe y'imvunwa. Nunyemerera turaza buri wese kumuha ibyicaro bikwiriye. Data muteze yombi. Maze shamurebe shobuja mushyimba ni ku rutugu agiye guhabwa ibyicaro kwa sebukwe. Muzamuri makunze kubaha, dore uko bazajya bamugenza, bazamwicaza kwa sebukwe, abahungu bamwambariye batahire kombara. Ntabwo nzi kuririmba ariko mwe nabaririmbira kuko mperutse kuririmba umusaza arambwira ati musirimba nabi wagira ngo bakwibye mixeri barakuniga mu mamashyi gatoye n'ibindi. Maze databuja abanabona baha ibyicaro, ariko mu itorero ry'Adventiste ngeni Master Guide tugira gahunda yo gutanga inimuriko na raporo. Tugera ku kagingo batubaza ngo abafashijwe tukamanika, batufasha amafaranga tuti ntabwo. Bati babafashe iki? Ngo iwacu bacyatugabura saa sita na nijoro kandi ukwiye gushaka inyegamo mu kwacu. Mubashimire ubutabaza ari gukora bigenza. Maze ni nta cyubahiro mbagomba, batatu hariya mwihute. Munyaruke rwose, ariko nimuhangare kwicara shobuja ataricara. Nuko maze wicaye shobuja ataricara. Mbere cyane wize filozofi, rero uruhande urimo abasore bakuze so n'ababyitegereze bazatugora mu gitaramo nk'iki. Maze ureba barimo rwose bagiye kudutumira basigana igifunguzo ejo bundi. Ungira utyo uzamura iyo nshinga ufite ugira uti mwicare n'abandi babwira uti icara ni kwa data ukundi bagushimira ucyuririnda n'amaboko. Ati ni uburyo bwanjye mu biremo akagati kimwe mukuze cyane mwicare n'ahariya bubaho babwira uti mwicare ni kwa data umushimiye cyane. Tubaye ikaze, dore iyo ni intebe n'inshingo cakabugi, ibyo ushaka data araza kubigenza uko ca bugufi rwose. Databuja uyu musaza yahoze atwerera kandi zigashimwa, nagira ngo icyo ari gusabe cyose ujurije impuha maze umurinde kwa rukomasindwe kize ku itegeko. Kaku enda hano data, iyo uvuze rimwe ndumva. Data buriya yavuze abategetsi, genda ubwire ba nyirasenge bakaba amasenge bacu, ubabwira uti imirimo mwari wacu yakoraga nashyireho akabaga azayikomeza n'ahagiye haragibwa. Ubabwira uti kandi bakoye zashimwe. Ibindi data arabimubwira ageze hano. Nyaruka kandi ugende nk'akana kari amaguru mu muhamashyi araje abikurikirane. Nanjye ndaza kwimburutsa mu byimbo mbabwire abana bwangu ni uko byagenda kose byaciye mu data. Ngukundira ko utari sendatazi kandi uko byagenda kose icyo wemeye uragikora. Buriya aramutse atahageze akabyemera cyangwa se akabihakana, Ribu yabibonye akazi twaba tugize ikibazo gikomeye. Badufata nk'ibisambo by'inzoga, bakadufata nk'abantu b'ababeshyi. Twafashe inka dufata inzoga, ariko umwana wacu yarezwe neza. Ikindi uriya mukobwa buriya bavuze ngo ntabwo yize iteramakofe, masenge yabisobanuye. Ahubwo uriya mukobwa ari mu bigero byiza. Iyo tumupimiye ku ikaramu dusanga yarize ageza ku mpamyabushobozi ya bachelor degree. Aramutse ubwenge afite n'ubuhanga byatunga urugo atagiye kongeraho amashuri. Ibindi byaba ari ukwihugura nabonye na PhD bihugura mu muhamashyi nubwo atarahagera.
maze nawe urebe uko utsitsimura, urebe uko ubigenza, urebe umuranzi ukwiye ingendo y'abeza. Ba nyirasenge turabasaba kugira ngo bamusigasiga ariko banarekere kugira ngo aze kugera kwiruhabwa mboni. Turaza kumurwa mu byano nk'uko yasobekerane, ndabizi yarezwe neza agira n'udusoni ariko umukobwa nuzigira utazigira aba ari umushizi wazo. Uze kumusuhuza umwereke iyi sibo ngari, umwereke inzoga twanyoye atagira ngo ni bwa butaka twagurishije turi kumwe inzoga z'abagabo. Umusobanurire n'amazina y'umuryango, nashaka turi kare cyangwa turi kase kumubwire ko wamwubahaye kuko batangugiye kuroha. Niwe mumuhamashye. Reba uwo muranzi maze ubutsitsimure ibintu bigiye guhindura isura. Ndashaka kuza kubona uriya musore yifotoza amwenyura. Tsitsimura rwose, tsitsimura cyane. niyo wazenguruka ukajya ku isi hose ntaho wasangiye inyambo y'ikeza. Jaraberewe dore umugeni mwiza tumusanganira. Jaraberewe dore inyamibwa mu bakobwa yambaye urugori. Bebutoni wacu bemicumi sibirarimo. Bebutoni wacu bemicumi sibirarimo. Reka tuze ibiganza tumushimire cyane. Uri ari muri umuntu wanjye ngwa mu ntege akaba musaza we. Databuja nagira ngo basaza bawe rero niba bakuntije gatoya ndabona bakaniye, mwihangane mwe muntije. Ijambo rye twarihaye agaciro, twabonye yikoreye, azanye amaturo atandukanye, azanye inzoga zo gusaba. Aba bantu bose uko bareba baraha, ubu twanyoye twishimye. Yatubwiye ngo aragusabira umuntu witwa Emmanuel, umusore witwa Emmanuel. Uramuzi? Ariko kaba urimo urabyumva ibyo bintu? Ndimo ndakumva. Umuntu witwa Emmanuel aramuzi? Yego. Ubwo abantu bibone bakabaye bakomye amashyi menshi cyane. Gusa yavuga ko atamuzi, bari kubigira uti? Yakube kabiri. Bari kubigenza ute koko? Emmanuel ngamuzi. erega dati ibyo n'urucabana we yanyuzwe kare cyane ahubwo ari kuvuga ngo ariko kuri kunindira. Isubirire mu byimbo. Niyigire mu byimbo. Umuhungu yanyuzwe kare na filozofi yiza. Ayiwe wamaze no kumugwamo. Urabona mu muhanda ashyiraho nta mushyo bafite ubushobozi bw'ibyo batanga. Nuko maze hari abasore bahagarara gutya murebe. Maze bamugusangisha aho hepfo bariya basore n'abantu bahunze. Maze abo bahungu reba uko bagenza, ntabwo bapfa kumuguha gutyo kandi iyo si ruswa biranemewe. Kagenda gake yitanduje, mbega nawe wanditse. Maze aho harimo sheki zigamye muri beka, muze kugenda mu gitondo kuri banke. Ntiyarangiye se? Maze mwihangane, cyokora mukore mu biganza bya mushiki wanyu mumusezere, namwe mwamukunda. Atujye namuhobera nta kundi
Umunyarwanda yaravuze ngo inkoni nziza imera mu isusa, ugira mushiki wawe mwiza bakamutwara ureba, ukazajya gushaka kurutangiza ibirenge. Naho maze Emmanuel, urusi urugamba ugiyeho ntagufasha urukingo. Si urugamba aza kureba ikihariya mu rurabo maze aguhereze niho bigaragaza. Kuri ruhabwa mboni ubigaragaze, turaza kumenya icyo aricyo. Umuhereza ikiganza arebe musumba zose musumba zose turabasumba bose mwise mwisi so dusurutse abayisanga n'ibintu usange na Emmanuel.